Umuhanzikazi Bwiza yamaze kwamaganira kure ibivuga yuko yaba yaranze gutaramira mu gitaramo cya Bruce Melody ndetse na The Ben kugira ngo ataza kubanza kuri stage. Ibi yabyamaganiye kure ubwo byavugwaga n'umunyamakuru Phil Peter mu kiganiro nyine The Choice Live cyatambukaga nyine kuri ya sheni ya Isibo. Uyu Bwiza rero yabigarutseho nyuma yaho bamwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga bagiye bamubwira ati genda Bwiza uri umwana, ni gute wanga gutaramira i Nyamata iwanyu mu Bugesera kugira ngo utaza kubanza kuri stage. Ibi Bwiza yabitangaje inyuma yaho rero ubwo bari bamaze guhamagara Bwiza ko aze kuri stage ubundi arabura. Kitoko rero nibwo yaje guhita yinjira kuri stage. Kitoko avuye hakurikizwaho umuhanzi The Ben. Uyu Bwiza nawe ugombaga kubanza kuri stage uko byari byateguwe, ariko amakuru ahari aturuka mu gikari avuga ko uyu Bwiza yanze kuza mbere aho ngaho nyine hagombaga kubera igitaramo kugira ngo ataza kubanza kuri stage. Ibi byanatumye uwitwa The Ben yanga cyangwa se byari bigiye gutuma bimubuza gutuma ataza kuririmba mwakira gitaramo, dore ko nawe urumva iminota yari yateganyijwe yahise ko iba mike. Ubundi bahamagara uyu The Ben imbere y'igihe, aho uyu The Ben yabanje gukoresha inama bamwe muri timu ye ndetse n'abo muri timu yari yateguye igitaramo, arababwira ati ntabwo ndi buze kuko ntabwo ndamara kwitegura. Uyu The Ben rero yakomeje kwingingwa ubundi aza yasesekara kuri stage, ariko bivuga ko nyine uyu The Ben atari yamaze kwitegura nk'uko byari biteganyijwe. Uyu muhanzi The Ben yavuze ko uyu Bwiza abikomeje gutya ashobora kutazaririmba mu kindi gitaramo kigiye gukurikiraho, ari nacyo gitaramo kizasoza nyine iyi Summer Country Tour. Uyu muhanzi Bruce Melody ari kuvugwa rero mu bihe bidasanzwe, dore ko ari n'ibihe bitamworoheye. Ni ibihe twavuga ko bikomeye, aho ari guhangana n'ibibazo bya management ye, ubundi akongera guhangana n'ibibazo rero bigenda biza mu bitaramo bye, haba nyine kuvuga aba bahanzi bagenda bamutenguha. Ariko ibi bintu bikunze no kugaragara ku bahanzi b'Abanyarwanda cyane, by'umwihariko aba nyine usanga bafite amazina ari kugenda azamuka gake gake. Murabyibuka ko no muri MTN Iwacu Muzika Festival uyu muhanzi Kevin Kade nawe yarabyanze, ubundi ku munota wa nyuma atangaza ko atazabasha kuririmba nyine muri iyi MTN Iwacu Muzika Festival. Ni ku nshuro ya kabiri uyu muhanzi Kevin Kade yari amaze kubyamaganira kure, arangije abeshya ko arwariye mu bitaro. Nyuma ariko haje gutambuka mu video bigaragaza ko yishimiye ndetse n'ibihe byiza hariya mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko n'umuhanzi Element Ele ndetse nyine n'izindi nshuti ze. Uyu Bwiza nawe arakemera gutangaza ko yakoze impanuka ataza kubasha gutaramira nyine muri iki gitaramo. Bamwe bagiye bavuga bati ibi ni bya bindi byabo byo kubeshya kandi byo turabimenyereye. Uyu Bwiza rero hari n'abafana be batangiye kumva ko batakimufitiye urukundo nk'urwa mbere, nyuma yaho rero yanze gutaramira mu gace k'iwabo, dore ko bari bamaze kwisiga amarangi, bari bamaze no kwambarira kugira ngo baze gufana uyu muhanzikazi Bwiza.